bacunga reba niba bafite bakasi kose bya nyuma rya hano yarunde baba bagiye kumanuka hano ku bitaro bya Ruhengeri ahangaha biraza kuba igare rigenda igare reka tubisuzumira tugeze kwa mbere ibyo rero Mayaje bakafashe umwanzuro wo kuza imbere RSN yose yamaze kwipanga turabona Eritrea turabona Sudan turabona Movistar turabona amakipe afashe umwanzuro wo kuza imbere reka tuza turebe rero niba ugiye kwegukana agace ka gatandatu ka Tour du Rwanda 2026 barasoza kuri sprint Gashema birometero 84 abakinnyi bose baje twinjira mu kilometero cya nyuma niba ugiye kwegukana agace ka gatandatu ka Tour ngabo rero abasiganwa bamaze kujya ku bitaro bya Ruhengeri bamaze gutambuka ngiyo ni igice gitambika cyane turebe abakinnyi bari kumanuka n'abikiza Musanze NSN Neba Seineba abakinnyi batanu bose ba NSN bamaze kwipanga yoto kandi ku bitaro amahoro twabirenze iyo NSN yaje NSN ayo jone NSN rero kweza no champion bariko Marino ntabwo Marino yagiye yose rumemeje ko ahituma atambutse kwititoza nta kibazo abasiganwa bamaze kuza bije muri kilometero ya nyuma iyo NSN ifite Marino yamaze no kuzamuka nawe Marino yaje gutanga umusada nakubwiye ko bigeze Marino baramukura azamuka ariko netwa ko ari umukinnyi utandika cyo kumukura n'ufasha abagenzi be ngabo basiganwa bamaze kwegera neza no iri korosi rya nyuma dernier virage kizano ku murongo ngabo turacabona protose ikiri kumwe reka turebe rero ngaho ikidanye Edaman yoza muri sprint NSN irakurura big step reka NSN yabikoze yafashe neza ikoresha NSN reka turebe baje kuraza Edmane aramade karia arugiriga akabikora bikarenza akabisubizwa amagana yongera kubikora nawe Musanze agatanga ubutumwa ko NSN ifite isigaho mu biganza byayo uwitwa Ikmari Elhoni yavutse tariki 20 z'ukwezi kwa 9 umwaka 1997 imyaka 28 avuka mu gihugu cya Israeli afite ibiro 72 afite indeshyo ya metero na santimetero 72 Ikmari Elhoni niwe wegukanye agace ka gatandatu ka Tour du Rwanda yahagurutse mu karere ka Rubavu isoreje mu karere ka Musanze kilometero 84 akaba ari top ya gatandatu ya Tour du Rwanda live kuri televiziyo Rwanda wabwiye happy yawe igare niki urukundo igare n'ubuzima tubonye sprint y'amakoma tubonye abasore b'i Yerusalemu tubonye NSN ifite isigaho mu biganza byayo banyukira igare agarura igare arabazana ikwigise point bamufungira mu ikorosi amubwira ati ibi bintu ntabwo ari iby'abato haje Edman azamura uyu muhungu amaze gufata ibintu mu biganza twarababwiye ko NSN ari ekipe igoranye cyane muri Tour du Rwanda 2026 ibintu byose babitwara uko bashaka bakabisoza uko bashaka barakomeye bafashe abakinnyi batanu babo bose uwa mbere atanga umuvuduko bakwiye kugenderaho uwa kabiri atanga acceleration uwa gatatu atanga uburyo bwiza mukerekeza kuba tureba uburyo ino sprint bayatatse ariko uze kureba ikosi rya nyuma bakoze uburyo ikipe ya NSN baje bagafunga neza mu kipe ya Quick Step ubundi batatangiye ya sprint yayo maze Edmane Enon ababwira ko yabikoreye ku butaka butagatifu yabikoreye ikayoza kire mu nka bakamubwira ati aya mata yitegenda uyakoze arangije uyu mungu avuga ati nakongera akabikora gusa Rubavu yagomba kwikora nyuma yuko amaze kubona amafi yo mu Kivu ariko umuhungu mudajya avuga ati oya nanone nawe usangira na badakoramo iyi rero ni indi etape yegukanywe n'ikipe ya Never Say Never batwaye etape ya Rwamagana batwaye etape yo mu karere ka Huye batwaye etape yo mu karere ka Musanze etape yindi batwaye ni Rubavu oya ubwo afite etape eshatu reka tuze turebe neza ndavuga reba rero Edman yashatse kujya muri atake yatakira muri kose ariko abasore batatu b'ikipe ya NSN bakiriho reba Edman rero yaratuje yarari kureba muri apaca reba umurongo yahise asaba mugenzi ku mwanya maze umungu akatigare ararinyukira anyukira igare arangije avuga ati ntabwo ndi ku rwego rwanyu azamura amaboko atumira mu kiravuga ati mana Yerusalemu urakoze kumpesha ikuzo hano ku butaka bwa Musanze nibyo rero
kwegukana agace ka gatandatu ka